gushaka ni ibintu biri fatigable cyane. So umuntu nikintagiraho tension ukitonda. Urabizi nk'umuntu mugiye kuzubakana mukabana ubuzima bwanyu bwose, si umuntu wo guhubukira, ni umuntu ugomba kwitondera, ugasenga Imana ikaguhishurira. Kubura urugo abantu benshi bazasengera kubona umugeni no kubona, ariko nje nsengera urugo cyane. Urugo nico kintu gikomeye. Abakobwa bari mu kwigira nabi cyane, maze gucika intege. Ndi mu kubona ko tutazinginga Imana ngo twinginge n'abana n'abakobwa. Kandi ni nkaho bizi cyane. Tuzinira ntabwo ari cyane. Uko nyine nanje nuko ni gusa twagira nyine twaturimbo twose. Hari nk'akarimbo twakundaga kuririmba kavuga ngo nyine bavuga like umukobwa wasomye karakteri, iradiyo mu ntoki, amadeneti ku maso, so tuntu nk'utwo. Hanyuma se Papa Legend ni umuntu ki kuri wowe? Papa Legend ni asobanuye byinshi. Cya mbere ni nk'umubyeyi, umuntu wumva ishurirwa ryawe akabasapotinga igihe mumukeneye. Vision ni umuntu urenze kuri njyewe. Murakaza neza kuri MDTV show, muri kumwe na Dibua kuko bisanzwe. Karibu cyane muri 2025. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umugisha. Twabyise turashimira Imana cyane. Nkuko mubibona hano hirya ku ruhande ndi kumwe n'umuntu. Uyu muntu ko muramuzi, karibu cyane kuri MDTV show. Asante cyane, murakoze. Ndaho twibwire kwa kundi nyine uzuvuga. Abantu bari banagukumbuye by the way. Si onkre wa Dibua senti babizi. Nitwa Fabrice Dibua, cyangwa se Abdedom, bizabiterwa nyine n'umuntu. Yes, ndakijijwe, hakiri Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Yego, tuba amasayina. Yego. Nta birenze kuri ibyo se? Ibindi se buriya ndi umuhiga, nkaba umwishwa w'abasama. Iwacu ruguru ni ku Kabara. Yego. Abdedom rero ni izina ryahitinze. None se ni izina ryawe bwite cyangwa ni izina ry'akazi? Uriya se niryo ryahitinze. Ngira ikibazo, amazina yanjye yose ari populaire nko kuri same level. Uri umustar uri hejuru cyane. No kubera Imana. Ni Yesu, ni agakiza twahawe. So Abdedom ni username nkunda gukoresha cyane muri movie. Urabona dutangira hari gushaka izina ryo gukoresha nyine kugira ngo utakomeza guhindagura. So icyo gihe twari turi mu minsi 40 ku itorero, fashe Bibiliya yanjye. Nibyo Dibua. So mfite Bibiliya yanjye ndimo ndasoma amakuru y'umukozi w'Imana Abdedom. So during the time igihe twari turi ahantu turi gutekereza izina, genda ntekereza nyine ukuntu Imana yamugiriye neza, the way ukuntu ubuzima bwe bwahindutse. Ndavuga ngo ngomba gukoresha iri zina kugira ngo hari igihindutse ku buzima bwanjye, ariko ngomba kuba imba sample cyangwa se kuba umuyoboro bwo kugira ngo hagire changement cyangwa se impinduka zikoreka, yaba mu murimo w'Imana no muri societe. Yego. Abdedom mwamwumvishije kwa kuri musaga mubona nyine ntago ari umuntu woroheje. Urumva ko bifite n'inkomoko cyane. Hari ukuntu rero ngewe nsanze nkuzi uri umuntu ukina, uri sogokuru, uri umusaza, mbese ibintu nyine byiza bishimishije by'umuco. Mbese ibintu bitangiye gute Abdedom? Biriya bintu rero ukuntu byatangiye ni story ndende. Urumva no ukuntu twaje muri kariyeri. Hambere na mbere njye sinzi muri Congo. Really? So twana mukira ngetangira nguri ruguru ukabara hade. Just ni vibe. Sinzi muri Congo. No, twakuriye mu Rwanda.
nyine ukajya ubona abantu bafite complex kwayo kuba ari umunyamurenge kwitwa uriwe noneho nje muri njyewe nkumva ko ahubwo nkumva mfite complex zo kuba ntarahabaye akunda noneho nimba ari umushitsi uje nimba ari umonke uje nimba ari kaka cyangwa undi muntu nkagira attention cyane yo kumva amakuru iby'iwacu ku buryo nafataga inka za story twajana mu bandi ngatangira akavuga ya story nk'umuntu twabayemo so numva ndabango nimbona like opportunity nza promoting a culture yacu nimba ntaragira amahirwe yo kuba ruguru kugira access yo kumenya ibintu byinshi bya ruguru ndabango ibyo ari byo byose hari abandi bameze nganje bakuriye outside iwacu n'abandi wumva atari proud yo kuba umunyamurenge nzagerageza ama based mu kantu gatoya nzi cyangwa se gake namenye spreading a culture yacu na values zacu so ngo birangire urumva ariko byatangiye kera kubera ko mu rugo homwe Butare mu Rwanda so ni ahantu mu majyepfo even ni Butare ni nkayo centre ya culture kubera ko isoko muri kaminuza y'UR so twakundaga kugira amasoko akomeye ugasanga muri break igihe dufite igihe kiri free turaganira ku by'iwacu ukagenda nyine twiga ukagenda umenya isahani bazita gute inkongoro ukagenda umenya iby'ufite ibintu nk'ibyo so n'indi generation ukwiza kuri generation iri hejuru ho ukagenda nyine mwumva muri proud no kumenya so nza kuza muri Kenya ariko still no ku ishuri twagendaga twakinaga ibi byo mu isoko ama culture z'umuco za haya kandi ni nkaho bizi cyane tuzinira ntabwo ari cyane ko nyine nanje no ni twagera nyine twaturimbo twose hari nk'akarimbo twakundaga kuririmba kavuga ngo nyine bavuga like umukobwa wasomye karakteri iradiyo mu ntoki amadeneti ku maso so tuntu nk'utwo sinkibuka ukuntu sinkibuka neza ariko next tuzokaririmba amadeneti ku maso so nyine urabona abakobwa b'amafiyeri hari utuntu tumuranga tuzobona nkabo azayamagira gutya ngo karashaka ngo umuyago kandi ntawe ariko ubu haje twa vandarateri dutoya zarakemutse so nuko nguko tuza guhura muri team ya Papa Legend so duhura dufite vision n'intego zitandukanye ariko tuza kubihuriza hamwe twese twakundaga iwacu twumva dukeneye spreading a culture yacu no gukundisha abantu iwacu no gutanga message gukina ku bintu empowering a society yego ibi bintu rwose noneho ikindi gitangaje ni uburyo byakugiyeho buri gihe duhuye kunda no kuguserereza n'uburyo uvuga mbese uhita ubona n'ibyo ukina murasa bigenda gute kugira ngo muhite musa n'ibyo ukina akenshi umuntu akina ibimurimo cyangwa se kubera ko na sije nimba tugiye gukora kuri sije ni ikintu kiba kindimo cyangwa se bamaze iminsi mbona urumva kivayibinga ni ikintu ufitiye feelings nyine uracumva kenshi rimwe na rimwe haba harimo pourcentage nimba novuga z'amadeni y'umuntu no muri yego uko kuntu wabikunze kandi utarahabaye uyu munsi ukaba umeze nk'umuntu wahabaye hanyuma se mugitangira kubikina nta challenge wagiye uhuramo nazo kuri nje challenge nta challenge kubera ko narabikundaga cyane donc ni ibintu nagiyemo nzi ngo negative side n'izi positive n'izi ngizi ntabyo wenda izindi zabaga ari rusange kugira ikibazo c'amakuta mukeneye gukora nka projet ukabona nyine rabasaba amafaranga menshi urumva twabikoraga tugashaka uburyo duhuza ama off mu kazi tugahura tugakora ariko rimwe na rimwe akaba abandi dukenera hari nk'igihe ukenera nk'umuntu
bamubujije umwana w'umukobwa bakumva ngo biriya bintu ni uburara understanding nyine ibyo niba twagendaga duhura nabyo ariko personal kuri nje tacu n'ibyo bavugaga nari mature enough kandi nari responsable wo kutagira icyo bintwara. Hanyuma rero hari abantu wenda batazi cyane ibyo ukina, watuvugiyemo akantu gatoya muri bya bicuzi ukina ubisogokuru uri umusaza utunga umugongo ngo uravunitse ngo noneho ngo none mbese bya bindi tuvugireho gatoya. Kuragira se ngo benshi imperuka kera kandi buriya acting usibye ndimo ndacting abyongora oya nyabuna tuvugireho gatoya hahandi umugongo wari wawe nawe nuko tuba tuvuga nuko acting yose biba yabaye ko murabona gute. Hanyuma se Papa Legend ni umuntu ki kuri wowe? Papa Legend ni asobanuye byinshi cya mbere ni nk'umubyeyi, umuntu wumva ishurirwa ryawe akabasapotinga igihe mumukeneye. Vision ni umuntu urenze kuri njyewe wenda even na impact ye muri societe. Genda ureba activite za Miss Mulenge, business idea, afite ibikorwa byinshi kabisa bimugira umuntu munini kandi ufite ubusobanuro urenze bumwe. Hari ibyo yagufashaga ngo ubashe kugera kuri dream zawe wenda ibyo watekerezaga bimwe wifuza kugeraho? Yes, urumva nkanje byari bigoye, sinari gutangira tudafite ibikoresho, tudafite team, uburyo bwa déplacement, ibi bintu dukora ibitekerezo na passion nibiba bihagije. Hari igihe bisaba n'uburyo bwa finance, kuba ngo nituja gukina abantu tumutegere transport tuze kumwe iyo soda, urumva ibyo byose ni ibintu adufasha kandi twa appreciating. Papa Legend turagusuhuje cyane. Hanyuma se uri kubona ibintu gute muri iyi minsi, social media, showbiz, uri muri ibyo? Ni ikibazo kiri close nyine ubuye mbwiye uko nguko kubera ko aba ari ibintu byinshi mbora bishonza kuvuga wenda specific, ariko iyo urebye kuva twatangira biri kugenda bikora mu itangazamakuru, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ibyiza hari n'ibibi, ariko sofa ibyiza nibyo byinshi, abantu bari kwiyongera kigihe cacu, aba ladies bari mwari bakeya cyane, ariko ngubwo mwagiye muzamo n'abamama, abandi bavyeyi n'abandi bagenda babihereza agaciro. Twega twatangiye turi abasore benshi bagenda bashaka, urumva babifataga nk'uburara nk'urugomo, ariko the way iyo batangira kubonamo ababyeyi hari nka team ya Mulenge Films, hafi ya bose bari ba Paul, bari abagabo, ba Nyaruhanga, ba Binadawo, ba Gaston, donc bazaga bari abagabo bazanagamo n'abagore babo, so bigatanga indi value. Ariko ukabona abakobwa wenda aho hari muri cinema, ariko muri journalist ubu ngubu ntekereza ko abakobwa cyangwa se abamama nibo benshi kuruta abagabo, ikintu ciza cyo kwishimira. Hanyuma akantu ko gushaka rero wari uvuze, none bikwaye hakuna besere hapo, tuambie vitu. Gushaka ni ibintu biri fatigable cyane, so umuntu nikintagira attention ukitonda. Urabizi nk'umuntu mugiye kuzubakana mukabana ubuzima bwanyu bwose, si umuntu wo guhubukira, ni umuntu ugomba kwitondera, ugasenga Imana ikaguhishurira. Kuri urugo abantu benshi bazasengera kubona umugeni no kubona, ariko nje nsengera urugo cyane. Urugo nico kintu gikomeye, yoza ariko akakubera ijarifu, ariko iyo wasengeye urugo azaza ari umuntu wuzuye, azaza ari umuntu mwiza. Imana kwereka mama w'abana uzomuhereze gutuza, azoba ari umuntu twuzuzanya, unyumva
nanje sukari nipanda imanuke, yani umuntu mu matching au understanding niki. So for now nibyo turimo turamushaka tunasenga Imana, wenda igihe ntikiragera ariko twebwe twararambiwe, ariko twizera yuko Imana ihuza igatanga mu gihe Imana rero nta mpamvu yo kurambirwa, ugomba kuki udashiramo courage se. Imana gataga izaza ngo yamwikuzanira guki, ugomba gushiraho ugatereta, ukagenda ugapatana, ukareba umukobwa ukamuvugisha. Izo ntambwe uzuzitera cyangwa yo gustegeje wa wundi wasengeye Imana izakuzanira ngo pa nta kintu ca gift kibaho c'ubuntu. Iyo hard working umuntu arayikora, ura-approachinga, suko abantu bamaze ku approachinga benshi cyane. Ngo mutaga musoza mwinginga abana bakobwa ngo mwigere Imana. None se uko uba approachinga ukaba utakutunyira uratubwira bidodo? Since ariko nawe shenzi nimba papa w'abana rero mwahuye for the first time, ariko urabizi genda uhura n'abantu benshi nyine ntimuhuze. Hari igihe utereta umukobwa ukagira mwagera ahantu akakubwira ngo iwe yabivuyemo, cyangwa se ugahura umaze iminsi musohokana muhamagara amayinite yarashize utaryama ugura amazawadi za gift zadushizeho. So ugasanga hari umwe muhuye mukaganira, ukabona nyine mugeze ahantu, ariko rimwe na ukabona ntabwo afite karagiteri zijanye nawe, cyangwa se ukabona ntabwo ari umuntu uri ready yo kuba yakubaka kandi uri ready. So none se ko ukunda ibintu by'umuco cyane, ntakuntu wanyarukira ruguru ukizanira agakobwa k'imyaka 15 ka ruguru kimeze neza kataracana gamuka cyane mu mutwe? Buriya ntabwo ubitekerezaho? Ntekereza ko buriya ruguru si cyo kibazo, habe n'aha turabafite, ariko kugira ngo uzohure n'uwo muntu aba ari cyo kibazo. Hari uzamuhura n'umukobwa ngo murapfuye ngo ndamupostinze, cyangwa ngo bwiriye utamuhamagaye, kahuzarirwa kuri telefone gusa urindiriye kumuhamagara, cyangwa ngo yaguhamagaye akubura, ngo yampamagaye arambura, ukamutangira kugwana, ukabona nyine yabigize big deal. Uyu muntu ukabona ntari ready yo kuja mu rugo, kandi buriya urugo urabizi ni patient, ni ukwihanganirana, ni understanding each other, ukamenya ngo umeze ukunguku. Niyo mpamvu nyine muri iriya jani yose muba mwigana, ukamenya ngo nimba ari akaravuba, yes ndabizi ko ari akaravuba, ngomba kuba cool down, ngomba kumwihangana, ukamenya kote fort na kote faible zero. Ariko iyo ubonye umuntu abatuye umuntu wapi. Hanyuma rero hari ibintu abahungu bakunda kuvuga ngo njyewe hari ukuntu bintangaje, urumva ashaka umukobwa ufite imico myiza, ufite umuryango mwiza, umukobwa witonze, ufite indangagaciro. Hanyuma se wowe watangiye kwiga ku izo ndangagaciro? Abdodo watangiye kwiga ukuntu wenda nugera mu rugo n'ubuzara, ukuntu uzarera abana bawe, ibyo bintu bitekerezaho? Watangiye kumva wenda umugore nimutangira gushoutinga muri gutongana ku kintu runaka, ukumva wenda muri wowe watangira kwiga uburyo wakuringa down? Mbese ibintu bijyanye n'ibifuza ku mugore wowe watangiye gutekereza ko kuri wowe nawe bigomba guhera kuri wowe? Cyane habe n'ubu ndabifite ntaramugira, kubera ko habe n'abo duhura muri relationship, abo bose ni ele mugomba kuba ufite kugira ngo ubane nabo. Iyo umukobwa akubwira ngo ntiwamuhamagaye, ntiwamushoye status, ukavuga yes nibyo ukeneye, ukabikora kugira ngo agabanye isukari. Ariko usibye n'ibyo ntekereza yuko n'ikintu mudavukana, wenda tugenda tulaninga bitewe na partner n'inshuti yawe na societe tubamo, wiga kubana n'abantu abantu muri kumwe, cyangwa se by'umwihariko cyane partner n'umuntu wawe, ukamenya ngo iki kiramushimisha, iki ngiki nimba ari wiki kuri iki ngiki ni gute nagihandolinga kugira ngo tubashe kubana neza. Ese niki kigutera ubwoba mu gihe bazaba bubatse ubwo? Niki utekereza ukiri umusore ukavuga ati iki kintu kimbayeho, mbese ukumva nyine kiragushitiye kuguteye nk'ubwoba? Kinteye ubwoba iyo utekereje kubaka urugo wenda, cyangwa nk'ibyo ugenda wumva, nk'ibyo ubona, ukumva nyine kiguteye nk'ubwoba kikubayeho ubaye wubatse? Icyo kibazo ko kigoshye, ariko ni ugusanga warahuye n'umuntu mutaho
bikabananira guhuza kandi mwarabanye mbese mutari kumacinga utari kumacinga icyo kintu ni sitake cyane. hanyuma se ku rubyiruko wagira inama yihe urubyiruko muri iki gihe nihe nama watanga ku rubyiruko ku basore bakiri bato nabo ku bijyanye ubwo ni iki mu myitwarire ni ukugerageza kwitwara neza ukabana n'abantu bose amahoro kandi buri ubuzima ni ups and down. uyu munsi ibihe ni byiza ejo ni bibi. hari ikintu nkunda kubona nkabona umuntu urugero mfite ifaranga uyu munsi numva yuko ngomba kwica ku nshuti zanjye cyangwa nkumva ko hari level nagezeho hareka ba bandi cyangwa nkumva yuko uyu munsi meze neza hari abo ngomba kuba ndi kumwe nabo hari abo ngomba guskipinga. you never know ejo bundi bizogenda neza. ubuzima ugomba kwiga kubana n'abantu bose neza. hanyuma rero ejo bundi baragusengeye nabonye amafoto ibintu byari bishushe bimeze neza ese bagusengeye ku biki ufite izihe nshingano? ariko mfite inshingano nyinshi ariko cya gihe bari bansengeye ni kuwasha. yego. ubu urimo urabikora neza nyine umurimo w'Imana ukumva birimo biragenda donc urumva twari dusanzwe tubikora umurimo w'Imana se ukabona hari ababuze cyangwa wenda babaye bake haguruka nkabikora nsanzwe nanabikora bataranansengera. Abdido urakoze cyane rero ikiganiro cyacu ntabwo cyari kirekire yego ndumva twasoreza ngaho girira ubutumwa utanga kuri MDTV show. so mwakoze kutwakira icyo nabwira abantu kuri MDTV show bakomeze bayikurikirane ifite ibiganiro byiza ushobora kwigiramo ukalaninga byinshi byiza natwe iyo turi mu rugo turi free time turayikurikirana cyane. bakore subscribe yewe kamusa mukora kuzabandi naha mukore kandi hari ibintu byiza kuruta